reka iyi nkuru nongere nyisubiremo mbabwire ngo nonaha uwitwa Clapton Kibonke abonye visa y'imyaka 10 ijya muri Amerika. Nonaha icyanangaje ni ikizungerezi kimuhesheje, ndetse naje kubegera nza gusanga ikizungerezi kimuhesheje kimaze imyaka 10 ntago ari madamu we. Imyaka 10 muri Amerika bigenze biti. Iyi nkuru ngiye kuyimenagura mbabwire icyo Imana ikoreye Clapton Kibonke. Aragenda gumeyo cyangwa azagaruka? Mbere yuko rero mbabwire iyo nkuru, Pamela birarangiye. Pamela agiye kwigendera, kandi ibintu byose tuvuga ngaha tugendana n'ibizibiti akantu ku kandi. Iyo nkuru ndaza kuyimenagurira mu mahina mbere yuko mbabwira ngo The Ben inshallah ninjire mu ngingo 3: kugura views, gushishura, ndetse no gukoresha AI. Mbasobanurire tugendana na facts, nongere mbashandike cyitwa showbiz yemewe. Mereza telefone nkwereke icyo nkora tayi. Ndagira ngo mbere yo kwinjira muri iyi nkuru mbanze nanalize ibintu bitatu bikomeye. Only genius nibo nkeneye ahangaha kuri iyi nkuru uyu munsi, kubera ko tugiye kwijandika muri showbiz. Twanalize ibintu bitatu kandi tubigendere ku rugero rw'indirimbo yitwa Inshallah ya The Ben Tiger B. Noneho nindangiza ninjire muri breaking zanjye news ebyiri zikomeye ziteye ubwoba, kuko ibyo bintu bitatu nshaka ko tugendanamo nkabasobanurira. Icya mbere, kugura views. Icya kabiri, gukoresha AI. Icya gatatu, gushishura indirimbo Inshallah ya The Ben. Ndagira ngo tugendane neza. Kugura views ni ibintu bibaho, ni ibintu tuzi hano muri industry. Ariko hari ikintu mutamenye. Hari ubwoko bubiri bwa management, banze mbisobanure neza. Hari management iza mugakora ikagufasha kugera ku bintu, byarangiza igafata pourcentage, cyangwa se mu yandi magambo igahembwa. Hari n'indi management izi ikagufata ikoninga ibihangano byawe, by'umwihariko ikoninga platform zawe zicuruza umuziki mu bitandukanye na social media. Platform zawe zicuruza umuziki. Muri izo rero ntabwo twakwirengagiza ikintu cya YouTube ko nayo mu bijyanye n'amashusho ari ihagarariye umuziki. Ibyo ntabwo twabirenze ingoyi. Guturuka kuri YouTube kumanuka za Spotify, za Audiomack, iyo management iyo yaje ikakoninga ikagushoramo amafaranga yayo, ikavuga ngo tugwaye $200,000. Genda ukore, urajya igihangano, platform zisubmitinge mu maboko yacu, twebwe twishakira inyungu ko twakubonye, twakwanarije, twakwizeho. Iyo ni ingingo ya mbere ijyanye no kugura views. Iyo rero ufite management, zino management nabaha urugero za Warner, za Frikori, za Sony, za 1RPM, ni nyinshi murazizi. Iyo hari company ikoninze, ntabwo uba ugifite mu biganza byawe platform zawe zicuruza umuziki. Ndagira ngo iki kintu mubanze mucyumve neza. Ntabwo bishoboka. Ahubwo ugasanga umuhanzi utari under management nk'izi ngizi zikomeye zicuruza umuziki, ugasanga we afite ububasha bwo kwaccessinga nyine izo platforms. Niyo mpamvu ashobora no kugura views, kubera ko ntabwo company yaza ngo ifate $200,000 zigushoremo ishaka inyungu, ngo igihangano nigisoka ngo yongere ifate izindi $5,000,000 cyangwa 10 ngo igiye kugura views. Kandi iri mu kazi, iri muri business, iri gushaka inyungu, nayo yongere ishora amafaranga.
ndagira ngo ngendane n'abantu bumva showbiz. Nimba inshallah, nimba The Ben ari under management ya 1RPM, indirimbo yose uzabona ukabona hari management itangiza indirimbo, yawuninze uwo muhanzi, yawuninze ibyo bihangano, ntabwo bishoboka ko wagura views kuko na platform zawe ntabwo ziba zikiri mu biganza byawe. Ntabwo ibyo uzabibona kuri babwiza, mureba ama company na ba Kenisol, mureba ama company. Nyeneye ko mubanza mugasobanukirwa kugura views bigenda bite iyo uri under management. Ntabwo bishoboka. Iyo ni ingingo ya mbere nshaka ko tubanza gutangaho ibitekerezo. Ingingo ya kabiri ni ingingo ivuga ngo inshallah barayishishuye, ndetse bayishishura umuhanzi witwa Tekino cyangwa se Duru. Ariko nyine ibi abantu bavuga ibyo nuko batazi umuziki. Wowe gerageza uhamagara umuproducer, rero umuntu w'umuhanzi wumva umuziki, hari icyo bita tempo y'indirimbo, hari icyo bita ama BPM. Barakubwira, abahanga mu muziki barakubwira ngo omwe aho kuvuga Tekino, aho kuvuga Duro, afazari wavuga Jugumira, kuko bifite iyi ndirimbo inshallah na Jugumira kubaza umuziki bumva neza yuko ariyo ijya kugira amanotembo zimwe. Indirimbo yirukanka, indirimbo ibyinitse. Ndagira ngo icyo kintu tucyumvikaneho neza, kurusha uko wavuga ngo Tekino. Ahubwo kuvuga Tekino nyine ni ukwisebya. Nta mahuriro y'aba producer b'abahanga bo bashyize mu mashini bahita babibona ako kanya. Gukoresha AI rero, ibyo noneho ni ubugoryi bukomeye cyane. Ni imyumvire iri hasi, ukabona umuntu ari kuza akavuga ngo iyi ndirimbo ngo cyangwa uyu muhanzi ngo yakoresheje AI ngo rero ngo turabimugayiye, ni ubuswa. Reba, ahubwo ni wowe muswa. Wowe umuntu ari Washington uri gukomentinga, wowe uri Muhanga ibintu by'umuntu uri Washington. Ibyo ni ibiki? Ibyo byitwa ngo iki? Imyaka 20 ishize se nubwo buzima twari turimo? AI ni iki? AI ni technology. Nukubera iki kuva kera abantu birirwaga bakoresha babara imibare bateranya mu mashuri, murabizi. Ubu ngubu noneho bakageraho bakavuga ati mukoreshe calculatrice. Nukubera iki? Ni iterambere, ni technology. AI ni technology. Ahubwo umuntu utagendana na technology ahubwo wazasigazwa inyuma n'amateka. Nyeneye ko muzamura imyumvire. Abantu baza muri iyi showbiz, abantu bakurikirana iyi showbiz batabasha kumva ngo ubu tumaze igihe kingana iki Stromae indirimbo ikozwe na AI iri gucimaga yo yonyine se? None se igihangano cyiza urabanza ukavuga ngo turebe technology irimo? Cya technology ahubwo abayizi ni abanyabwenge, ni abahanga. Mubaza abantu bari guprofita AI, mubaza abantu bari kuyikuramo amafaranga. Nyeneye ko muzamura imyumvire tukagendana, kandi iyi showbiz nyine iyo umuntu aje akakuyobya akantu gatoya biba birangiye, bihumira kumiranye. Kubera ko iyo management ikoninze nk'uko nguko, hari abahanzi benshi muzi nabaha ingero bagiye bowuninga. Iyo wuninga ibihangano, iyo rero baje bagasanga ugura views, ubwabyo iyo ni disqualification ubonye. Kubera ko baba bagiye kugura umuntu w'igicupuri, baba bagiye kugura umuntu n'ubundi batazungukamo. Ninde ku isi mwabonye ushora amafaranga ahomba? Ndabyibuka ubwo 1RPM yaproshaga The Ben Tiger, ni na nyuma yuko akoranye Y na Diamond Platinum, abantu batangiye kuvuga wow, reka turebe uyu muhanzi. Urabona ko muvoma ye aho agana akantu ku kandi baramwanariza, niyo muvoma nyine iremere, barangije baramusinyisha. Ubu ngubu ari mu mwaka we wa nyuma yinjira mu yindi management, ariko ntibisobanuye yuko iyo ukoze igitaramo uri under izi management zicuruza ibihangano ko
ko nacyo baba bacyowuninze. Icyo mujye mugisobanukirwa neza. Oya, ahubwo baza kugusapotinga, kuko iyo umuhanzi waba ameze neza nabo bamera neza. Iyo umuhanzi afite look nziza, iyo umuhanzi ahagaze neza muri sosiyete nabo bamera neza. Iyo akoze igitaramo baza kumushyigikira kugira ngo nacyo kigende, bamushoramo andi mafaranga aho kugira ngo bacyowuninge, kuko igitaramo gitandukanye no kugura indirimbo bakazicuruza kuri platform zicuruza umuziki. Iyo rero umuntu ariho favor y'Imana, ntabwo bigombera ngo wakoze korabo zingahe, ntabwo bigombera ngo ufite views zingahe. Oya, urugero rwiza ni King James, utagira korabo internationali, utagira views zihambaye. Ntabwo King James ari kuri cadence ya views izo muvuga, ntabwo ari kuri cadence ya Chris Easy, ntabwo ari kuri cadence ya Kevin Kade, ntabwo ari kuri cadence ya Bakivu. Nimba ari umuntu utagira views, udapromotinga, uraho silent killer, ni King James. Nimba ari umuntu utarirukanse mu bahanzi ngo abapesa, ni King James. Ariko iyo favor y'Imana ikuriho bigenda gute? Be caring back to back. Iyo ni understanding y'umuziki. Iyo visibility ya King James yemerera company kuzi kamushoramo akayabo. Mwebwe murangariye ngo views. Reka mbakubita urugero. Ninde munyarwanda utazi yuko before ya New Year Groove season 2 ubwo The Ben yatumiraga Bruce Melody, ninde utazi ko bombi badropinze? Ninde muntu utazi ko Munyakazi yabaye nziza kurusha Indabo Zanjye? Uwo utazi showbiz, uwo utazi umuziki. At the end of the day, at the end of the time, imibare ntabwo ibeshya. Munyakazi, Bruce Melody ya dropinze Munyakazi, mugende murebe imibare ifite. Ikubye kangahe Indabo? None se ninde utabona ko nyine Indabo itari nziza kurusha Munyakazi? Iyo The Ben dropinze Indabo Zanjye igakubita amezi 6 itaruzuza miliyoni, muhita ya views, muhita muvuga ngo umuntu yarahiye yaracumbye. Kandi iyo ndirimbo ni itangira ibitaramo bye byose, ahagaze ku musozi. Iyo The Ben dropinze Inshallah, ibihugu byose byibonamo, injyana zose zirimo, ababongo bisangamo, afrobeat y'abanyafurika, abagande, rumba y'abakongo, ni yandirimbo ikora ku bisata byose, ikora ku bantu bose, ni indirimbo ya East Africa, ni indirimbo ibyinitse. Na Dumba waje awubanuka akashaka kuyisebya, yaje kubabwiza ukuri ko ariko akora promosiyo, indirimbo ari nziza, ndetse ari no muri promosiyo yayo. Kandi koko ushobora no kubibona mu bundi buryo ukabona byagenze neza. Icyo nacyo tukirebe. Ariko umunyarwanda yaravuze, reka kwanzane ko umunyarwanda n'icange no mu bakozi b'Imana. Hari igihe iyo umuntu akuroga, ibirozi ntibigufate kubera uriho uburinzi bw'Imana, ntabwo bavuga ngo ya muntu arasenga niyo mpamvu ibirozi bitamufata. Oya, ahubwo baragenda bakavuga ngo ibirozi afite noneho byo biturenzeho, dore ibyacu ntabwo biri kumutamira, ibirozi bye biturenzeho. Ntabwo bavuga ngo Imana ye, ntabwo bavuga ngo icyo Imana yamuvuzeho. Hari abantu rero baba bariho favor y'Imana. Bahaye urugero kuri King James. Hari inkuru ndi gukurikirana, iyi nkuru, hari inkuru numvise ejo irantangaza ndakaraba. Iyi video ni nkwakuzizi yikateze yimpera umukozi w'Imana. Nikanze banyereka akantu ku kandi, company yowuninze uwitwa The Ben Tiger B 1LPM, mujye mubireba. Yabonye muvoma ya Israel Mbonyi, barasara, baravuga ati ntabwo ibi bishoboka, tugende dufate uyu muhanzi tumukubita ifungo ritabaho, ducuruza ibihangano bye. Noneho yamaze kwijandika, indimi zose ari kuzimanuka. Itimu iramanukiza mu Rwanda.
iganira na Israel Mbonyi, kuko bari bamaze kuneka bamenya ko mu myaka 3 ishize yikurikiranya consecutive Israel Mbonyi yakoreraga hagati y'ibihumbi 15 by'idolari na 25. Iyi myaka buri kwezi, imyaka 3 yikurikiranye, baraza bagwa kabereka imibare, baricara bari kuri hoteli nimba ari Grand Legacy, nimba ari iki Grand Legacy, ibintu nk'ibyo, abereka imibare, barumirwa, baramubwira ati twebwe turagusinyisha imyaka 3, turaguhereza $500,000 z'amanyarwanda, ntabwo ari ibihumbi 500 by'idolari, tugufata imyaka 3 twe tujye tugurisha ducuruza indirimbo zawe except ibitaramo n'ibyaho, ahubwo tuzatuza tugusupporting kugira ngo ushining. Iyo umuhanzi ari gushininga abona amafaranga, amakampani aramurwanira, King James ari gushininga, kampani zamurwanira, ntabwo bareba ngo views, izo views zibatwara, kandi at the end of the day imibare yivugira. Nimba The Ben ari igihe cyiza arakeneye kugura views, ni igihe cya New Year Groove Season 2, ari kuvuga ngo nshimaka, ari kuvuga ngo igitaramo ni icyanjye, afite n'amafaranga, ntiyagura views ikubita amezi 5 ashyira 6 itaruzuza miliyoni, kobwo mutavuze ko The Ben agura views. Ariko indirimbo iraje, abantu bose bari kuyibyina, abantu bose nibwo noneho ziguze. Ntabwo bowuninze ama platform yabo mu biganza byabo, kuko aba yaraguzwe akagurwa n'abakire bifuza ko bagira umusaruro, kuko nta muntu ushora ahomba. Kandi The Ben ari kuri pressure yo kudropinga indirimbo 3 afite mu bubiko ziteguye, yaba collabo ya Jose Chameleone impeccable, ni kumva ko ishobora no kuzashutingirwa mu bihugu 3. Hari indirimbo afitanye na Ruti ya Diezdora, yo ndumva maze nk'amezi 9, 7, 8 gutyo nyibreakinze, aho narindi ntabwo biba byoroshye. Ngayo nguko rero, iyo The Ben niwe ujya anyuzamo agakabya, nawe nkabona arekuye misiri akavuga ati nyamara hari management ashora homba. Hari za management zishora zihomba, muzabimenya. Ese no kubera iki ngiye nari muri management hano mu Rwanda, kuko ziriya ntabwo ari za management zazireberera aba basani, ni amakampani yaza akagura indirimbo zawe, nushaka ugende ukora ibyo ushaka, ibyo ni ibyawe, nta n'ibitaramo tumenye, upfa kuba wadropinze. Kandi imibare nyine ifatika ihari twemeranyijwe, nimba ari indirimbo zingahe mu mwaka, nizi mu mwaka. Izo ndirimbo rero kuzidropinga ubwabyo zisigaye bitararenga itariki ya mbere z'ukwa mbere, hataragera ubwabyo, hari izindi miliyoni 600 zigomba kuba deblock. Baba kapo baba bariho na favor y'Imana kabisa, 600 miliyoni. Kandi ubwo kontra ya mbere bari bamufunze 300. Mbonyi umukozi w'Imana bamupropose 500 imyaka 3, arazanga akishamo umurongo. Ariko reka mbabaza, The Ben njyana ririmba murayizi, hari utayizi? Kuko Bruce Melody afite iyo fasatarite, afite uko kuntu aza mu buryo butandukanye, ntago ushaka gupfa guhita umumenyera ngo uvuge ngo aguma muri mu njyani, agenda switchinga. Ariko The Ben we yaragiye afata kona, yarayimenya ya magambo meza y'urukundo, za ndirimbo zitirukanka, nubwo niyirukanka yacamo tukabibona, za thank you my God kandi hagashya, za inshallah hagashya, za fine gari ziranyaruka. Can you imagine Kengere enough tempiriho BPM iriho, mugende muyumva, amaspeaker arameneka. Ariko The Ben ntabwo tumuzi arapa, ko kantu tukumvikaneho neza. Can you imagine iyo abari competition iri open, The Ben muri kiriya gihe cy'indabo nta dropping rap mutamumenyereho, akadroping indirimbo iri muri wa mujyo tumuziho, wazanaremeye, wazako ahindutse indirimbo ya mbere Bruce Melody akunda muri ya mijyo ya za Minilab,
byari kugenda bite? Kuko Munyakazi nziza nayo ifite 2.3 8 months, 1.1 Indabo 7 months. Ubu none imibare bigeze he? Ntabwo rero kwa mugani nabaciriye ahantu heza The Ben yari kugurira views, iyaba bishoboka, iyaba bifite mu biganza bye hari ku Ndawo. None kubera indirimbo iciye impaka, umuhisi n'umugenzi ari kuyivibinga. Umuhisi n'umugenzi, ibi nibyo Kenny Solo yaririmbye ngo Satani araza gushya n'abazimu bacumbe. Iyo niyo realite y'umuziki, numbers ntago zibeshya. Abanyarwanda rero mbibwirira akantu gakomeye, nuko tukiri ubundi iterambere ni progression, murabizi neza. Kera muri 90s na amateleviziyo twari dufite, ageraho araza manuari blankurere, amatelefone, tugenda niko nyine umuziki umeze. Yego rero tunicyari muri cya cyiciro cy'abantu bareba amashusho, ntabwo hari umubare mukeya wumva audio kuri izo platform, ayo ma audio mark, ayo ma Spotify, ariko ntabwo biri abo umuco twe na amashusho abahe kuri YouTube. Ibyo nabyo tuzabikosora. Umunyarwanda, umunyafurika nta mashusho kabisa. Ibyo nabyo mujye mubimenya. Uko rero ahari amashusho hacuruza, siko hari amajwi gusa hacuruza. Ibyo tujye tubimenya. Iyo mico nayo tuzagenda tuyadota tugere kuri urwo rwego rwo hejuru. Ariko izi ngingo eshatu nagira ngo mbanze nzibasobanurire, nzinyuremo neza. Zinyuremo neza muzumve ku bijyanye na AI. Nta muntu n'umwe natunga agatoki ngo uyu nguyu ngo akoresha AI, ariko nanone ni iterambere n'ihisi igeze, nubabikoresha ahubwo wowe utabyumva udafite iyo myumvire ni wogiye gusigara. Tugiye kwinjira muri 2030 kuzamuka, uraza kururirimba. Niko tekinoloji imeze. Reba ibikuzenguru. AI ni iki? We nuzi na AI? Nizo tekinoloji uri gukoresha ubwabyo ni AI. Ikindi abahanga b'umuziki barasanga hari isano rya hafi hagati ya Ishala na Jugumira mu wadani Tekino Duro. Icyo nacyo mucyo ni muzamubona umuntu ari muri management mujye mukaraba. Ngayo nguko rero umukada w'abanyarwanda ngombwa mu bacu Rusezera Mahina, niyo mpamvu iyi nkuru ngiye kuyimenagura, niyo mpamvu nidemaritse, kuko nje nirukanga hano muri studio kugira ngo iyi nkuru nyibagezeho mu maguru mashya, mbabwira ukuntu iyo wakoreye Imana, iyo witangiye umuntu, ibintu byose iyo ubikoreye utajya wikorera amaboko. Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza ngo ariko nimukora ibyiza ntimuzemerwa. Ninde wakoze ibyiza agahanwa? Ninde wakoze ibyiza ntabihemberwa? Iri ni isomo nje kuba, kubera ko mvuye kuri Embassy icyicaro, tureke Embassy, murabizi ko icyicaro cya ambasade ya Canada cyangwa se ahari aka office kadusapotinga hano giherereye hano mu nyubako ya Radiant. Sinzi nimba mubizi. Baramamagara tangaha karabaye harahiye nyaruka. Ariko nanjye ngaba narindi hafi n'ubundi nari nazindutse bamfasha akabayike no kuri Radiant. Nibwo nabonaga umugabo witwa Clapton Kibonke, nibwo nabonaga umudamu bari kumwe hafi ye amwegereye, ngerageza kugenda n'ubu gake ariko bavuga ati erega hari igihe nkatwe baba bamenyereye ko tubreakinga, umuntu akubona agatangira no kuyobya uburari n'ibiki, ariko hari nta kosa riba rigomba kuhaba. Uko nabegereye nza kubona umuntu bita Clapton Kibonke ari gukimbagirana na Pamela wa The Ben. Munyumvira ibintu niboneye. Uyu munsi ku gicamunsi ari gukimbagirana na Pamela wa The Ben. Mu minota mike cyane umuvandimwe byamurenze, kuko nta mateka n'ubwa mbere
ubwo bari bamutereyemo viza y'imyaka 10 imwerekeza mu gihugu cya Canada. Arapfukama biramurenga, azamurira Imana icyubahiro. Nanjye nuko amafoto narindimo nyarekura, kumbi ni gufotorera muri area bitemewe. Abantu bagiye mu ndege barabiza ahantu nka hariya ntabwo biba byemewe kwifotoresha uko wishakiye. Niyo mpamvu iyi nkuru nyimenya aya masaha, kandi ibintu byabaye mu masaa 8 z'amanywa. Pamela nawe byamaze kuba kwisha, viza y'imyaka 10 bamaze kuyikubitamo. Yerekeza hehe? Yerekeza Sezerano, Canada. Iyo ni viza ya 3 Pamela babonye. Mana yanjye nahise mvuga ati Pamela igende. Ese nyibaza ngo Tiger B The Ben aracyafite ibitekerezo byo kuva mu Rwanda. Ubu The Ben amafaranga yinjiza per day, ubu ni amafaranga yatuma yongera gutekereza nk'ibitekerezo yari afite mu bihe bishize byo kuba yajya muri gospel. N'abamedi bari gushaka kugaruka. Ndabyibaza. N'abamedi amafaranga muri kuyora hano mu Rwanda, abamedi batari kuyayora. Icyo kibazo ndakibaza. None iyo viza ni iki? Niyo kumuherekeza gusa. Nibyo nababwiye ngo iyo ufite favor y'Imana, iyo uri umukozi w'Imana, iyo uri umugisha, bigenda gute nawe uhesha umugisha abandi. Ejo nibwo twari turi mu nkuru nziza y'uwitwa Rusine, nyuma yuko agendanye na King James mu bitaramo bye 20 years, nawe yamufashe kubona viza aramuherekeza Belgium. Uwitwa Clapton Kibonke nyuma yuko yitambitse, nyuma yuko yitanze, nyuma yuko akoze iyo bwabaga, nyuma yaho platform ze zose zamamazaga amakampani azeguriye The Ben, aramubwira ati Imana nirenganya ko yambukije abanya-Israeli, nanjye ndakwambutsa Ocean Pacific, tuzamukane umagararire. Abantu bagiye bagutuka bagira gute ngo kera wahoze no muri promotion no mu bapromota ba Bruce Melody, ari kuza kugeraho uva ku giti ubona umuntu urijandika byeruye. None dore inyungu ukuyemo we Clapton Kibonke. Ejo bundi muri tuwa ya The Ben muri Canada, Clapton Kibonke araba ari ku ruhembe, Pamu arabadingisha aho ngaho hafi aho ngaho bamanuka za Montreal, bawuboga za Ottawa. Muri kumva ba bantu, iyo uberetse urukundo, iyo uberetse ko bahaye ibyawe byose, nawe baza mu byawe. Ibi narabivuze ubwo The Ben umwaka ushize mbere ya Nia Groove Season 2 arangije ya mbere muziko yakoze Tour Europe ya Season 1 yarahombye. Ahubwo The Ben abiprofitiramo kubera ko igitaramo yari yaramaze kukigurisha. Ba Fiacre bari kunyumva, wakuramaye shootinga za print n'ibiki, birarangira igitaramo anagurisha na brand company yagomba gucuruza inzoga Skol, nabo bacuruza amamiliyoni menshi. Ariko abakiguze nyuma yuko igitaramo kirangiye bakarikiriye amadepanse byose, ntago basaguye amafaranga menshi afatika. Ariko The Ben nk'umuntu wari warakigurishije yari yabonye ifungo rye tayari. Arangije ba bantu bari baramubaye hafi, rero sasa arababwira ngo njyewe ayanjye narayariye, ngomba kubakamfatabiliza, niyo ntagira ikintu mbaha naho mwandega, nkorana namwe, njye mfite amasezerano namwe. Ariko ndi mugisha n'umukozi w'Imana. Ejo ndi nashimye Imana ubwo yajyaga hano mu rusengero rwa ADEPR aho yakuriye CGM, bakubita miliyoni 5 ku bufatanye na The Ben umukozi wa Yesu. Arangije iyo nkuru narayimennye, yagiye i Burayi, buri muntu wese akamubwira ngo hitamo umujyi udiringe, shaka aho tuzakorera, uzajye ku muryango, nzaza performing, azajya avamo yose uyatware. Arabagabanya ibitaramo bose kuyemo no pujo. Ubwo nawe mpamvu nzayibasobanurira n'ibyari bimeze bose. Za Uganda ntabwo muzi umuntu wishyuje asoreza Uganda, ntabwo mumuzi. Uko niko kushyira mu gaciro, uko niko kumenya gukamfatabiliza abantu, gutoza abantu gukorera muri good working condition. Uwo niwe gisamagwe.
none abyituye Clapton Kibonke koko. Amashyi menshi cyane. None Clapton nawe aho nari maze gufotorera amafoto n'ibiki yahise atambika ibirenge anyaruka ajya gushima Imana. Ariko nanjye murabona nahaserutse gitwari. Aya makuru mu bambere mumenye ko Clapton Kibonke bigeruye yenda ibyo kugaruka n'Imana ibigena kuko sezerano narayibwirije. Ariko nanone kuba wakorera umuntu nk'uko ukamwitangira ukagendana nawe ukamwereka urukundo bikarangira nawe afatanyije n'Imana agwesheje umugisha n'undi mugisha ugeretse ku wundi. Nyamara aka kagurupe bari barakoze na Rusine k'abasinzi bakaze umenya kari gasiza amavuta ngayo gukorera umukada.